ndimo stani ndimo agira vuba se akaburinga ariko umuntu yinereka ariko suru kugira amabuye cyangwa ndiyo ndaninya itaza kurira akaburinga ubundi ariko yewe gira vuba ariko se utano urugistani kanza wihenge ku ruhande rumwenje umurundi oya sinaninya nawe amabyawa cyo girirwa vuba rero reka manze kuko ndebe icyo kintu ra warwanzo kase yewe warwanzo gira yewe narabwe muje mu amata stani we none reka manze ninere ko simba mwese wabahaje reka gisanabi ariko ubundi wagira ko bakine ariko sinano ukaja mu kamera misaha yo cyanda ugye kwani buretse bende tike buretse kujya kumye maze ujya kumye ziba kenda hamba uwo ninde umuntu urimo ntasohoke ego nawe ujemo se ewe rero nanje merewe nabi kandi aho ndi kubona bikomeye ko nshobora gutinda mose anda tujanemo oya ndabyanze gira ngo ndashaka kwinyara umva se imvura imereye nabi kwa musaza nabona ko ndi kunyara andavaye ariko tujanemo dore ahubwo mpfundurira nanje kangugirire ndekura ariko vayo tujanemo yehumura ariko nshire impungenge wenda weho vayo tujanemo tugire vuba ngwino egoko akubwo wabayo Jumuva cyangwa wegerewe n'iki nganze sinco ngabanza wabuse ko tugiye nitari kure waze nkifungira nk'ifoto suhise urangiza mperekeza andamfungira niko wowe igihe nagushakiye warura ahangaha hano urahamara ikindi kigisaza ninje kuri toilette waruje kuri toilette toilette igibwamo n'abantu babiri mama wanshikiriye ubunda mu bagore b'abandi ubundi nkwice ubu ubona ngufashe wowe wanyiko imbabarira aho mwirirwe twirirwa wadukundiye hagarara ahangaha ikibazo cyahita cyakemo ariko rero umugore wanjye mwamaranaga iki muri toilette ariko seho nyine wavuga uko byari bimeze umusaza nimba arwaye diyare yari yagiye muri toilette akajyanga ubwo rero njye narindi kumugana none ko ari wowe uvuyemo mbere muzehe akaza nyuma wowe byagenze gute oya njyewe nkihagera nawe yaje kubiwe umwegereza umuntu oya ndavuga nti rero nta ushaka kumusoma biriya ni ibiki wari urimo nyine biriya ntabwo nakubona agasi n'akazizi kari kangiye mu kanwa yagumye ku muryango agira ngo nimvamo none ko yari agiye kugusoma ibyo bihuriye he nyine oya narindi kumucungira nawe akankingira biba bishaje bigenda oya ni impamo rwose bibundabuza mu bagore ba rubanda nimba ari ikibazo nese reba uko kubukungana uko natinyuka koko kumujinjura ni ibiki wari ugiye gukora reka uyu musaza ntabwo kuri ikibazo cyangwa ukubita ngo umuhane oya ni oya kandi muze oya muze mayihun nako madam mwawanza biri mbabazi ni ibyanya byo muri mayiki subiramo mujye mu nzu nawe vuba ntabwo biri gukirana kijyana bavuze gabanye ariko wicare hari cyerekeranye kote ni ariko narushaka wado icazwa aho ngaho se nyine ndohora iki cara aho ngaho cari nawe cara hano ni sonire burazamura amazuru n'amafuti ungeza iko muze aho ninde uhakwicara ugira amatwi yumva cyangwa ufite ikibazo mu myumvire yawe icara
aho nkureba neza hanyuma unsobanura ibyo warimo muri toilette n'umugore wanjye. Ni impamo ya Mungu singuwo mubaze. Icara ureba aho abandi bareba. Subundi turuka. Ko bigufobaga. Turuka Muzehe. Iwacu. Icara ureba aho abandi. Uri kubona uko twicaye reba hano. Sasa nyigishe no kwicara icara. Mbabare. Kiri kurongora umugore. Oya, utegezo ubaza uri busome ko nareba gushaka unsomera umugore. Koko ndamusoma nakagwa. Muzehe iyo minwa yawe wayegerezaga umugore wanjye uyijyanye. Uzi ko namukoye. Yaragiye kuntokora. Agutokora waratokoshwe n'iki? Nagasimba. Nagukubita inkokora amenyo nkayaranduramo ngewe. Hanyuma nawe mbwira. Iki gisaza mwamaranaga ikepfira muri toilette. Shingene nigire muri toilette musangayo. Ndamubwira nasohoke ndimo ndanyagirwa. Nigire muri toilette arasohoka njyamo ngo yarategereje gusubiramo. Akirezareza akegeza kamarayika ndakuyobewe se. Ejo bundi ni wari uri kumwe na mayingori mu migunguzi. None ukubitanye n'urusaza ntaza aho urukomoye. Ariko nimpamo nje ndi kuzira ubusa. Kanze gata. Mwagurukira no mu ntebe utaza kunyanduza imbaraga sicara hari. Icaraho, icara. Mwana wanje. Mana yanjye gose ibintu ari kuba n'ubukire yabaje. Wamburanye iki ku buryo ufata igisaza nk'iki kikakwegera kikagufata. Wamburanye iki koko? Niki ntakoze? Nziyahura. Nzimarike mukagoze kugira ngo wemere ko gukora. Ariko nubwo nawe ntumufataga neza. Wari uri mu mufata neza. Nyine ubukuye kumuhake ya service. Nyine wari uri mu mufata neza. Noneho ibintu bigiye byajya mu buryo komeza umbwira. Kigora gifite iminwa myiza. Kabona umuheto uzi kwihereza. Udakubita imbwa byorora. Sinongera gose. Nimpamvu udakubita imbwa byorora. Mbera nkica kino gisaza. Mbabarira rwose. Muzehe. Oya rwose nimbabaza. Ubundi rero kudakubita imbwa byorora imisega. Sibyo? Koko mwana wanje mbaye mbwa. Hanyuma uri iki mu rugo rw'umugabo? Mu rugo rw'umugabo buri iki? Umupfu bose. Oya umushitsi. Wagurankomanga ngo mbaze iki? Iyi nkona bari Wahite batagufunga. Bakamfunga. Ubundi se ko wamfunze ugafunga umutima wanjye nkaba ngiye kuzitwa n'agahinda byo bimariye. Shiri wagiye wiyoroshya kuko urukundo nagukunze nkashorera inka zanjye nkazorana iwanyu nkasorera abasaza nkabazana bagatayandwa bagavuga amagambo none uranze umbere kirungu mbere gihararo. Umvaze. Ninde wagwaye ijambo ubundi? Iki gihe bisaba ngo umugore umuhate uburyo bwose n'amapozisiyo bwose mbese ugamuhiga munezeze. Mwakoze yahe muri toilette hari yawe mwakoze yahe mapozisiyo nende ko mugire name ncishe make yangaho mbwira muri toilette hari mwakoze yahe mapozisiyo mbwira. Usanze ariko ndi kumubaza nti mbese inyuma bimeraga neza ni nk'imbere. Hari n'ukuntu arega unajyama mugora akava no muri parafu akajara tarukira ariko uburyo bwose ni nayo mpamvu rega n'umugore akubahaga ntagire undi umushitura. Igitaramo gitangaza gitaze igitambaro mu nyumvira ibi bintu nukuri ubu noneho nderekera hehe. Ariko shani ciza ninde wakurangiye ngo inyuma ngo ukabirindura ngo hanyuma ngakava kuri hanyuma se muri toilette naho habamo parafo. Ibyo ninde ubikubwiye kuna ndi kumubaza ni mbese ko yahomotse muzayihomesha ryari. Ufite ikinyabupfu sino kwicarira umuco gusa ahubwo nawe usize ico. Ubu ibyo nibyo wirirwa mu bagore babandi ubu n'abana ibi ni bya bisaza bihora bifata abana babandi ku ngufu. Uretse ngikubite utamwicaza ubwenge. Ndakukubita ari wowe ndakorera inkoni. Baza pere. Utamwicaza ubwenge. Azi ubwenge. Sinasabye imbabazi. Ubwaza ubwenge reka mbanze numve. Kuza ubwengera? Ubwenge nose umuje atavuga ibintu by'ubwenge wowe. Hari ico ndushaga urukwavu. Hari icyo urusha urukwavu? Uri hejuru ya bakame. Nyenguruka. Ariko wamusukishije neza. Gasukwa ibiroha gasukwa aho ariko koko Muzehe. Rero reka nkubwire. Urukutwite
ako ubundi iki gisaza urukutubeshe muragitaka ngo kiza ubwenge ariko rero nta nubwo muhuriye muri toilette gusa icyumvikana musanzwe muziranye ahubwo ndashaka kumenya muziranye bingana iki ku buryo hageze naho uncengerera mu gipangu ukinjira mbe ariko nasuwanye yari reba ujyanye uko yari mukeba wa mushiki wa sebukwa nyina wa nyirakuru wa mukeba wa mubyara wa nyina wa kaka ico gihe twari tuziranye twari duherukanye yitwa Bijiyo yitwa Bijiyo bija ahubwo ngo uzaje kubagarira veneranda nyina wabonye na wa nyoko nagize ngo ntagenda ntasohoje hanyuma ngewe ko umuryango w'umugore wanjye wose nkuzi tukaba tumaranye imyaka 100 ibyatsi 40 urusa amabuye n'amakoma muri iyo myaka yose ko ntari narigeze nkubona wowe ugeza uteye uturuka ko shamane zagwa amafaranga isura ufite ugabuza aba nk'igisa mva mu maso mva wagisaza ntabwo nzaho wateye uturuka ariko ngiye ndumva nanaguceka nkagunyuza n'ibikoni nka ubusura kubitaha n'imisaya hana amagufa handi n'imitsi reka gukubita uyu musaza sheri ubundi wowe wagabanyije ibintu urimo reka nkubwire ngendega amatwi nkubwire wa mugabo uri umunyamatiku mu buzima bwawe icyo uzi n'ukwirirwa uburana ubangamira abantu nanjye ungeza ubu ni ngiye ubaye umunyacyaha w'umusanzu usambana ceceka mbanze mvuga ko naguhaye umwanya uravuga bihagije wisanzuye wagize ngo ngendikiranye reka nkubwire ngeze ndi ikibuga cy'amaboko reka nkubwire nta kintu ushoboye mu buzima bwawe uraho umeze ngo ko mwishuri wabaguwa mbere yemu rekura uyu musaza ndabona narenze nge uyu musaza binavuga ndabona nge birenze ntago ngiye muri bunsuzugurire mu rugo rwanjye ngo bivemo Bijiyo ihagurukire twigendere ingorate ntago muri bunsuzugurire mu rugo rwanjye ngo bivemo urubagura sha avuga neza wito ariko ufite udutoki tworoshe we ifatira inkoni twigendere sheri uru rubavu n'amatiku yawe ibi ni ibiki koko bimbaye koko uru ni urwo rusaza rwahetamye umugongo runtwara umugore koko wigendere urekane n'uriya mugabo w'umunyamatiku yarega ntabwo ubusa uyu nguyu yajana kuryohereza papa bite byawe ariko ibaze ko bavuye kumuruza niko muze uriya twari umukobwa twisubirire mu musarani we buri munsi musarani njyani wawe uwo mugongo urabona uzatukura uyu murobano gutwara stani we buri munsi uzajya uhora uneza ibibazo uyu muhungu we nuko arimo gusaba turagufungisha we turagufungisha ariko umunagaga ifi munugu nike hano mu gishanga niko wowe ahangana mu gishanga kuryo uza kuroba amafi si we hano uhageze ute wajya umbabarira buri munsi uzajya uhora unsebya wowe nese Bijiyo n'umukuru n'abagore b'abandi nta mugore ufite mu cyaro ariko none ko nyoko yagwengeye uburu kugira ngo nta muriro ndi guhura nabwo n'injoro urashaka iki gisaza Bijiyo uyu ni umuhungu reba ngo muriro ariko uriburangana n'umuhungu uze umuriro wo mujya ku mugore w'abandi ngo ni imfura zawe yakaba yari we umushakana biti biki wowe kukirwa wowe nta mugabo ufite ariko nawe kubaga nk'igicucu ubundi kubona nanamuzanye ni nakaraye ngo ndi mwiza nkaba ndananiwe ntiwahita ukomerezaho ahubwo kwigira nk'ikirimarima uyu musaza reka tumufungishe tumufungishe mu gihumbi umukobwa ko ujya umenya ko ngoye papa wanjye kuri so bivuze gutwara abagore b'abandi reba stanye uko ngana reba uko twara abagore b'abandi reba uko ngana ntusimujanye batariyo cyangwa umukiri umuhungu wawe uwiwe ntiyicaye hano mu nzu wambabariye kuko wajya mu giturage niba udashobora kuba mu buzo bwa Kigali umugabo wanjye yarinaniwe umugabo wanjye yarinaniwe rero uyu musaza nari mwiboneye numva afite amagambo meza mbona arashoboye wajye kugura abagabo ahubwo se niba uri umuhungu we umusaza niba ushaka umugabo twara mudugudu singuranga mudugudu se n'indi twani simbona nawe abarabona bose bita mazebe anda twegenderera mwari mwari cyangwa tukiri kumwanga reka nkore igisa genda vangaho baye mutwara utwara abagabo umujanye he reka mufungishe mbabara baza wumva wandukanye mvo nkumve se biki reba nonse ko ari kumwihutisha kubwira mama ibi ndabigira mama ariko nyoko ubonaga adashaje nimba ashaje se kuki utabimubwira nese reba ukuntu afite ziraminkanya nose ukona nkiresha nawe niyo mpamvu wirirwa wenderanye se nyine nkwiye gushaka utunyorwe two kunsazura utunyorwe two gusazura aho kumva nta ufite abonye amabuna afite kiye sinzi ikibazo ufite kandi udacunga wowe bazagufunga ariko shoropa nturi umwana wanje kuba umwana wawe bivuze ngo ujye unyanduriza izina se ntusi gutikura ni wewe ngiye kuvuga ngo ni wewe utikuye
kandi bazagufunga nudacunga igitsina cyawe bazagufunga wowe. tumya ahubwo uyu mugabo amwirukanka Wowe ufite ibibazo bikomeye wowe.